indirimbo ariko ubona Bruce Melody yasohoye ariko umva ibi inkuru iri kuvuga ari igitaramo cya The Ben New Year Groove, nk'umuntu uri kwifata agasohora indirimbo ari umwandaground cyangwa se ari muri babahanzi babayabaye baciriritse bo mu hagati no hagati, nk'ubwo umuntu aba yumva atekereza iki? So reka twigarukire. The Ben rero yasohoye indirimbo yiswe Indabo Zanjye, ni indirimbo yasohoye ariko ni indirimbo mw'abantu mwe mu buryo bw'umuziki, mu buryo bwa instrument, mu buryo bwa mastering wigeranyije n'indirimbo ya Munyakazi. Sha bro nge nayumvishije numvi ku bwanjye ntabwo ari uko wenda nafana The Ben cyangwa se iki, nge iyo umuntu yakoze ibintu bya danje ndamusingiza, iyo umuntu yakoze ibintu bya danje ndamurata muvuga ibigwi, ariko izi ndirimbo uko ari ebyiri zisohotse zibutanamo iminsi hari ni 3 ni 2 muzitege, ariko mbateguje yuko indirimbo ya The Ben iraza gukora ibitangaza ku rwego mutabyumvisha. So Bruce Melody yasohoye indirimbo yiswe Munyakazi gusa, ariko abantu benshi bacyumva ino ndirimbo baravuze bati Mana Nyagasani, uyu muhungu ubu ntiyabakojeje agati mu ntozi, uyu muhungu kuko ubu ntiyabatewe ku karere. Mu ndirimbo do A a Z ni umutipe ameze nkaho yari arimo gushotora cyangwa se gushaka kubifinga umuntu witwa The Ben. Haba tipe y'indirimbo Bruce Melody yasohoye yitwa Munyakazi, mwagenda mukayishaka, harimo ahantu azagaragara muri clipe, agaragara ari imbere y'ibitangazamakuru ameze nk'umuntu uri gutanga interview, uri kuganira n'abanyamakuru, ariko kakantu k'ubushotoranyi ka Bruce Melody, ukunda gushota ariko Bruce Melody we harimo ahantu agaragara ari imbere y'ibitangazamakuru ari gutanga interview ariko afite aga PlayStation nawe ari muri ibi. Ni nko banenze Munyakazi, wo bita Munyakazi dore ko niyo ndirimbo ariko yitwa, baravuga ko uyu mujama ashobora kuba agira inzika. Mu myaka yatambutse wumve ko ibyo abantu benshi tutazi n'igihe byabereye, igihe The Ben yari n'ubundi on top, Bruce Melody akeneye nawe nk'umukorabo nk'umuhanzi wazamukaga, bahanye gahunda yuko barajya gukora indirimbo muri studio, hanyuma iyo gahunda barayemeranya bagerayo. Indirimbo rwose Bruce Melody aratendinga kuri microphone, atangira gutunganya ibyo atunganya byamurebaga, hanyuma ariko The Ben ari kumwe n'undi muntu aza ngo kugotwa, aza kugwa kuri zino mashini zikora imino mikino dukunda gukina bita PlayStation PS. Rero The Ben mu kugera kuri iyo game match rwose ngo ashaka kwera ikinye ngo match iragendera muryohana ngi mu bantu boki. Hanyuma rero undi akaba arimo imbere bwo mu cyumba, wenda niko ntekereza, akora ibyamurebaga ariko akajya acishamo agasohoka akasanga umuvandimwe arakibereye. Rero agaragara afite igiperi ku mugabo, ubu n'undi asa nka The Ben neza. Hanyuma bakamukubita cya kintu gihuha, kino kintu bakunda guhuhisha ibikoresho bya IT, siniyo ukuntu cyitwa ariko ni igikoresho abantu bahuha gikunda gukora isuku ahantu hari nk'imyanda, amavumbi, agatagicana akagihuha, hanyuma ya perike ya wa muhungu ikaguruka. Biriya nabyo abantu benshi babifata nk'ubushotoranyi, kuko twarabibonye mu minsi yashize The Ben yigeze kugira gutya yihinduza umusatsi, icyo gihe n'igihe yaragiye gukora ubukwe ndumva ariko yari ameze kuko ameze nk'umuntu ushatse kugira amasoso. Icyo gihe mu bukwe bwe bamuteyeho utuntu nyine kugira ngo arusheho kugira fresheri. Biriya ni makeup, ni ibintu bisanzwe bikorwa mu cyane bisita mu makwe, biriya ni ibintu bisanzwe bimenyerewe, ariko nyine umva The Ben kuko yabikoze anabimarana igihe, arabitembera anabimarana igihe rwose, ngira ngo sinzi niba ari amashow yagaragayemo n'ibintu nk'ibyo, sinzi ama event yagiye agaragaramo abifite, ariko biri mu bintu Bruce Melody yabitse. Niba ari we wabitekereje, niba ari abantu bo muri team ye babimukoreye, ariko yaje kugaragara ahuha iyo perike y'uwo mugabo, nabwo bimeze nko gushotora. Ni nko kumubwira ati we nzagukubita uwo musatsi, nzawugurutsa, urabeshya uwo musatsi witeraho, kugira ngo yongere kubigaragaza. Abahanzi bafite impano zidashakishwa, ni abahanzi batajya bajya gushakisha mu bintu by'indirimbo
njya nibaza yuko bari abatipe bashobora kuba bajya no muri studio bakarikodinga rimwe bagahita banigendera ibintu bikaba birangiye. Iyo ari kodinze rwose hari ukuntu nka Bruce Melody aririmba indirimbo ukumva indirimbo ameze nk'umuntu wayirikodinze mu buryo bumworoheye pe. Hari n'abahanzi tujya twumva ku ma radio station cyangwa n'ahandi ukumva ko indirimbo ari kuririmba ariko yaramuvuriye ewa. So rero it's a funny. Baravuze bati Bruce Melody wow wari wambaye neza, The Ben nawe wari wambaye neza, ariko hari akantu kaburaga ka gihanzi nyine ka creation ka creativity, hari ikintu cyaburagamo. Kubera reka mbasuhuze kandi nkomeza kubaha ikaze mwe mukomeza kudukurikira muri hirya no hino hagiye hatandukanye aho mwaba muherera hari hose. Twizeye ko gukomeza kugubwa neza mu mirimo mugiye mukomeza gukora igiye itandukanye. Nyagasani akomeze kubana namwe mu byo mukora byose, kandi dukomeje n'ukuri kubifuriza guhaha mukaronka, mukomeze kugubwa neza rero mu mirimo murimo. Twagarutse mu biganiro bigiye bitandukanye dukomeza kugenda dukorera ahangaha kuri uyu murongo. Ntabwo tugenda dukoma hirya no hino, dukoma urusyo n'ingasire tuvuga akantu ku kandi. Ibitagenda neza turabivuga, ibigenda neza nabyo turabishima, ariko nanone wibuke yuko ni hahandi amakuru ava ku mbuga nkoranyambaga aba yiriwe caracara hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ayo ngayo niyo dukomeza kugenda tubanyurizaho, tugarura, tukayasesengura, tuzana abantu bagiye batandukanye bagira icyo bavuga, bagenda bayakomantingaho nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Inkuru irimo kuri koroza muri no minsi ni inkuru yerekeranye n'igitaramo. Ni igitaramo kizaba ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ni igitaramo gisanzwe kiba buri mwaka ngarukamwaka, gitegurwa n'umuhanzi The Ben Mugisha Benjamin, ndetse nyine ubwo birumvikana of course na timu ye baba bari kumwe. Rero akwera igitaramo twari tumaze kumenyera, ariko kuri ino nshuro cyagarutse noneho kiri mu yindi shusho cyangwa se kiri mu bundi buryohe. Hari akandi kantu kiyongereyemo kiminjiriyemo agafu akunyu niko navuga, kubera ko kizagaragaramo ku nshuro ya mbere umuhanzi Bruce Melody. Ni umuhanzi nawe udasanzwe mu Rwanda, ni umuhanzi uri on top, uri umwe mu bahanzi bari hejuru ku gasongero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko akaba ari umuhanzi ukomeje kutavugwaho rumwe. Akaba ari umuhanzi ukomeje kuvugwaho ibintu byinshi, kubera yuko ni umuhanzi yego n'umuhanzi dukunda kandi ufite urwego rwe ariho rwiza rwose, ukunzwe umwe mu bakunzwe n'abantu benshi. Ariko none akaba akomeje kugenda agarukwaho mu myaka yagiye itambuka. Iyo myaka aravuzwe Bruce Melody ku rwego ruteye ubwoba, ku rwego rwo hejuru. Akaba ari umuhanzi washakishije uburyo ki bubi na bwiza. Iyo ugiye kureba ibiganiro akora, imiziki akora hirya no hino, exclusive interviews agenda akora atandukanye, ni umuhanzi abanyarwanda babyanga babyemera ugomba guhatana paka abaye nomero ya mbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yako bigaragaje mu bihe byagiye bitambuka, akajya akora ibiganiro, agatokinga The Ben, akamuvugaho. Wenda ntabwo byabaga ari ibintu byo kuba yamusebya mu rwego rwo kuba yamuneutraliza ngo amuciringe down, ariko yagendaga ubona ko ameze nk'umuntu wahoraga wagira ngo ari nk'ikintu ashaka kurira, ahora ashaka kurira kugira ngo akizamuke agere hejuru yacyo. Kumva rero yuko abafana, abakunzi b'umuziki bahora bavuga yuko The Ben ashobora kuba ari wa mbere, mu by'ukuri we ibyo bintu atabyumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, biri mu bintu byatumye akomeza kugenda avuga, ndetse bimwe na bimwe agenda anabikoreramo amakosa, agenda abivugiramo ama interview navuga atari ngombwa cyane, ko ari n'umuntu ukunda kugenda akora ama interview rimwe ajya yitabira ama live, abantu bakibaza impamvu The Ben, bakibaza impamvu Bruce Melody yicyatabira izi live zeze. Bamwe bavuga ko zishobora kuba zinaciriritse, zitaye ziri no ku rwego rwe, nta n'ikintu cya danger zigiye kumuzanira. Ni byiza, it's another part of having fun. No guhavinga fun ku bakunzi be ni ibintu byiza cyane. Bamwe banabimukundiye rwose, abantu babikundiye ko ari umuntu usabana uganira n'abantu.
ariko mwa bantu buriya umustar aba ari ikintu gikomeye. Kwitwa umustar ni ibintu bivuna, ibintu bisaba ko umuntu yitwararika mu magambo avuga, mu bintu akora. Rero tudatinze ku gitaramo kigiye kuba ejo bundi, kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, ni umwaka w'ibihumbi 2029. Bruce Melody mu kiganiro bakoranye ejo bundi, baherutse gukora igitaramo. By the way, ni ikiganiro Pluto bakoze kimeze nko kwintroduce cyangwa se kuvuga muri make uko ikiganiro n'itangazamakuru kwagira ngo murabyumva. Cyari kigamije ariko ahanini cyari kigambiriye kuvuga no gusobanura ibyerekeranye no kuri iriya tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Hanyuma rero bimwe rero mu byahakorewe, abantu bamwe baravuze bati Bruce Melody wow, wari wambaye neza, The Ben nawe wari wambaye neza, ariko hari akantu kaburaga ka gihanzi nyine ka creation, ka creativity, hari ikintu cyaburagamo kubera yuko yari yambaye mu buryo busanzwe costume ya chocolat ndetse n'akantu k'agashati n'udukweto tw'umukara, birumvikana of course. Mu gihe Bruce Melody we yari yaje yabyambariye, yambaye ewana igihanzi 100% nk'umuntu waroje kuri stage, koko ubona ko ari ibintu yari yiteguye. Ubona ko nyine muri no battle ewana hari ukuntu Bruce Melody ewana ibintu abizamo, ko ubona ko nyine ibintu yagiyemo babirimo wese n'umutima. Rero muri iyo interviews, muri icyo kiganiro n'abanyamakuru cyabaye, bose uko mu magambo bagiye bavuga, mu majambo bagiye babazwa, mu bibazo bagiye babazwa bitandukanye, uburyo bitwaye, uburyo kibitwaye, wenda ntago hari team judges, ntago hari aba judge bajudging ngo batange amanota bavuga bati ikibazo, kuko buri kibazo umuntu yabazwaga undi nawe yagira gisubizaga cyangwa se akagira any comment agenda atambutsa. Rero iki kimwe mu bantu bateguye iriya ntuza, kuki hatabonetse Jire akanama nkemurampaka ngo katubwire ukuntu bari abantu bitwaye mu gusubiza. Yari bato, yari iteye ubwoba cyane ku bantu babikurikiye cyangwa se biri no hirya no hino abantu babireba, ariko ni ibintu byari biteye ubwoba, byari biri too hot my friend. So rero bimwe mu bintu twahakuye nk'inkuru nuko Bruce Melody ubwo yiyemereye yuko agiye gusohora indirimbo mu minsi 3, hanyuma The Ben nawe akivugira ko ari gusohora indirimbo mu minsi 5. Hanyuma rero izo ndirimbo ntabwo rwose badutindiye. Icyo mbakundira bano bahungu bacu, nkuko byavuzwe mu minsi 3, twabonye indirimbo ya mbere ya Bruce Melody, ni indirimbo yiswe Munyakazi. Indirimbo nayo rwose nziza, ifite creativity, ifite udushya, ifite umva nyine ko niba abahanzi bafite impano zidashakishwa. N'abahanzi batajya bajya gushakisha mu bintu by'indirimbo. Njya nibaza yuko bari abatipe bashobora kuba bajya no muri studio bakarikodinga rimwe bagahita banigendera, ibintu bikaba birangiye. Iyo ari kodinze rwose, hari ukuntu nka Bruce Melody aririmba indirimbo kumva indirimbo ameze nk'umuntu wayirikodinze mu buryo bumworoheye pe. Hari n'abahanzi tujya twumva ku ma radio station cyangwa n'ahandi ukumva ko indirimbo ari kuririmba ariko yaramuvuriye ewa. So rero it's a funny. So the Bruce Melody yasohoye indirimbo yiswe Munyakazi, gusa ariko abantu benshi bacyumva ino ndirimbo baravuze bati Mana Nyagasani, uyu muhungu ubu ntiyabukojeje agati mu ntozi, uyu muhungu kuko ubu ntiyabatewe ku karere. Kubera yuko mu ndirimbo do A a Z ni umutipe ameze nkaho yari arimo gushotora cyangwa se gushaka kubifinga umuntu witwa The Ben, haba mu buryo bwa script, mu buryo bw'uko indirimbo yari yanditse, nka pourcentage nyinshi abameze yego abayivuga ibigwi, ariko abameze nk'umuntu uri gushotora The Ben. Kuko no mu mashusho harimo amashusho amwe n'amwe, harimo du segment tumwe na tumwe n'ubundi ibyo bintu bigenda bigaragaramo rwose. Harimo amascene amwe yagiye akora bigaragara yuko ashaka ari nko kwendereza mukuru we. Reka ariko tubyita ni mukuru, kuko nibaza ko buriya nta muruta mu myaka se, aramuruta kuko yamutanze mu muziki of course. Ngira ngo muri muziki burutana imyaka 10.
rero muri wenda ntabwo twayirondora yose mu biganiro byagiye bitambuka twagiye tubikoraho, ariko bimwe mu bintu birimo byatangaje ndetse bigasetsa abantu banenze Munyakazi, wo bita Munyakazi, dore ko niyo ndirimbo ariko yitwa, baravuga ko uyu mujama ashobora kuba agira inzika. Mu myaka yatambutse wumve ko ibyo abantu benshi tutazi n'igihe byabereye, igihe The Ben yari n'ubundi on top, Bruce Melody akeneye nawe nk'umukorabo nk'umuhanzi wazamukaga, bahanye gahunda y'uko barajya gukora indirimbo muri studio, hanyuma iyo gahunda barayemeranya bagerayo, indirimbo rwose Bruce Melody aratendinga kuri microphone, atangira gutunganya ibyo atunganya byamurebaga, hanyuma ariko The Ben ari kumwe n'undi muntu aza ngo kugotwa, aza kugwa kuri zino mashini zikora imino mikino dukunda gukina bita PlayStation PS. Rero The Ben mu kugera kuri iyo game match rwose ngo ashaka kwera ikinye ngo match iragendera muryohana ngi mu bantu boki. Hanyuma rero undi akaba arimo imbere bwo mu cyumba, wenda niko ntekereza, akora ibyamurebaga ariko akajya acishamo agasohoka agasanga umuvandimwe arakibereye agasubira agakora gahunda ze. Hanyuma rero amutumaho n'abandi bantu ngo bari baraho ngaho, baramubwira uti ntanita, akajya avuga ati Imana ati game yandyohanye mwambabare kuko nkabanza nkayirangiza. Aho rero ibintu abirangirije asanga umuvandimwe Bruce Melody ameze nk'uwivumbuye, ahari ngira ngo yaranigendeye, ibintu abivamo n'indirimbo ubwo baranayisibye kuko ntabwo yigeze ayikora. Gusa The Ben aho yabonekeye avuye kuri izo game ze yakinaga, yagiye kureba umuvandimwe asanga project yabaye cancelled, ibintu byarangiye. Icyo kintu ibaze ko The Bruce Melody cyamuriye na n'isaha, imyaka igiye kuba myinshi rwose kuntu twanamenya ngo ninga, cyamuriye na n'isaha akaba kirimo arakivuga. Muri clip y'indirimbo Bruce Melody yasohoye yitwa Munyakazi, mwagenda mukayishaka, harimo ahantu azagaragara muri clip, agaragara ari imbere y'ibitangazamakuru, ameze nk'umuntu uri gutanga interview, uri kuganira n'abanyamakuru, ariko kakanu k'ubushotoranyi ka Bruce Melody, ukunda gushota ariko Bruce Melody we harimo ahantu agaragara ari imbere y'ibitangazamakuru ari gutanga interview, ariko afite aga PlayStation nawe ari muri ibi. Ni nko kuyongera kwibutsa aha iyo scandal yabaye kuri The Ben. Hanyuma ariko nanone muri iyo ndirimbo tutari buze gutindaho cyane kuko ni indirimbo zirimo gusohoka umusubirizo, abantu bakazikunda cyane. Harimo ahandi hantu yashatse umuntu ufite ishusho imisusire mu maso ijya gusa nk'iya The Ben, hanyuma bamwambika ikintu cy'igiperike. Umucuyi nawe rwose ntabwo woroshye mu bintu bya creativity, ariko ujinyoreramo umuntu umeze nk'uri kumukubita umusumari rwose, uri mu bayi. Rero agaragara afite igiperike umugabo, n'undi asa nka The Ben neza. Hanyuma bakamukubita cya kintu gihuha, kino kintu bakunda guhuhisha ibikoresho bya IT, siniyo kukuntu cyitwa, ariko ni igikoresho abantu bahuha gikunda gukora isuku ahantu haba hari nk'imyanda, amavumbi, agatagicana akagihuha, hanyuma ya perike ya wa muntu ikaguruka. Biriya nabyo abantu benshi babifata nk'ubushotoranyi, kuko twarabibonye mu minsi yashize The Ben yigeze kugira gutya yihinduza umusatsi, icyo gihe n'igihe yaragiye gukora ubukwe ndumva ariko yari ameze kuko ameze nk'umuntu ushatse kugira amasoso. Icyo gihe mu bukwe bwe bamuteyeho utuntu nyine kugira ngo arusheho kugira fresheri. Biriya ni makeup, ni ibintu bisanzwe bikorwa cyane cyane bisubita mu makwe. Biriya ni ibintu bisanzwe bimenyerewe, ariko nyine umva The Ben kuko yabikoze anabimarana igihe, arabitembera anabimarana igihe rwose, ngira ngo sinzi niba ari amashow yagaragayemo n'ibintu nk'ibyo, ariko sinzi ama event yagiye agaragaramo abifite. Ariko biri mu bintu Bruce Melody yabitse, niba ari we wabitekereje, niba ari abantu bo muri team ye babimukoreye, ariko yaje kugaragara ahuha iyo perike y'uwo mugabo, nabwo bimeze nko gushotora. Ni nko kumubwira ati we nzagukubita uwo musatsi, nzawugurutsa, urabeshya umusatsi witeraho
kugira ngo yongere kubigaragaza. Hanyuma rero wenda indirimbo tutayitinzeho rwose, indirimbo nziza ifite amanota tutavuga ngo nanga, ariko ku rwego rw'indirimbo nziza ihagije. Okay, hanyuma bimwe mu byakomeje rero The Ben, abantu bariteze bati Munyakazi Bruce Melody genda ushotoye The Tiger, uramushotoye rwose. Abantu batega amatwi kwibaza ngo ese The Ben Mugisha Benjamin araza gusubiza ate, we araza kwitwara mate mu buryo bwo kumusubiza. Ariko mwabantu mwe, buriya nibyo ndi kubabwira, umuntu witwa ko ari umunyempano mujye mumwubaha. Hari abantu mu muziki bawubamo bakora umuziki ariko mu by'ukuri barajemo ko bafite just amafaranga, batanazi kuririmba rwose. Tujya tubumva ukumva nyine ko abantu bajya ngo babikora arimo kwishimisha, wenda rimwe na rimwe bikanabatunga yego, ariko ukumva ko nyine imiziki yabo bari gushakisha. Abantu nk'abo turabumva kuko natwe turega turi abafana. Ubu umufana se bivuga iki? Rero The Ben rwose bidatinze yaje gusubiza, yaje gusohora indirimbo, dore ko nkuko yari yarabisezeranyije abafana nawe ku itariki avuga ko nyuma y'iminsi 5, avuga yuko nyuma y'iminsi 5 araza nayo kusubiza, araza gusohora indirimbo mu rwego rwo gukomeza kwitegura kiriya gitaramo neza. Nawe rero yaje gusohora indirimbo yahawe izina ryitwa Indabo Zanjye. Mwabantu mwe, The Ben yasubije, ariko abantu bakurikirana hafi by'umuziki nyarwanda ntabwo tuzi ahantu uyu muziki uraza kugarukira, kubera ko urwego urimo urageraho abantu benshi nibadacunga neza. Dore njye mba mbibabwiye hakiri kare mwabantu, birasaba yuko aba bantu bari mu miziki bacunga neza. Nk'ubu nk'umuntu w'umuhanzi uri kwifata ari aho ngaho agasohora indirimbo, ariko ubona Bruce Melody yasohoye, ariko kumva ibi nkuru iri kuvuga ari igitaramo cya The Ben New Year Groove. Nk'umuntu uri kwifata agasohora indirimbo ari umwandaground cyangwa se ari muri babahanzi babaye baciriritse bo mu hagati no hagati, nk'ubwo umuntu aba yumva atekereza iki? So reka twigarukire. The Ben rero yasohoye indirimbo yiswe Indabo Zanjye. Ni indirimbo yasohoye, ariko ni indirimbo mwabantu mwe mu buryo bw'umuziki, mu buryo bwa instrument, mu buryo bwa mastering wigeranyije n'indirimbo ya Munyakazi. Bro njye nayumvishije, numva ku bwanjye ntabwo ari uko wenda nafana The Ben cyangwa se iki. Njye iyo umuntu yakoze ibintu bya danje ndamusingiza, iyo umuntu yakoze ibintu bya danje ndamurata, muvuga ibigwi. Ariko izi ndirimbo uko ari ebyiri zisohotse zirutanamo iminsi hari ni 3 ni 2, muzitege. Ariko mbateguje yuko indirimbo ya The Ben iraza gukora ibitangaza ku rwego mutabyumvisha, cyane ko uburyo barimo badisinganamo hano. Bruce Melody ameze nk'umuntu uri kudisinga, ariko ameze nk'umuntu uri gushotora umuntu. Hari ukuntu umuntu aza, hari ukuntu wenda nko muri societe umuntu aza tuba duhagaze nk'ahantu umuntu ashaka kuderanja, akagucunga uhagaze uri ahantu hamwe uri bize, akaza akakurya urwara yangiza akijijisha, akijijisha ku buryo ushobora kumenya ko ari we nawe wabikoze neza. Bruce Melody nuko kuntu aba ameze. Urebye ibintu yakoze mu ndirimbo ye yasohoye, ukareba clip ukuntu video imeze, ukumva byo byonyine audio ya The Ben. Ni indirimbo irimo amagambo make yumvikana neza, indirimbo ishobora kubyinika. Noneho yamukoreye agashya, ni indirimbo irimo rap. Umutipe yagiye rap bro, umutipe yagiye rap ku rwego rwa international. Abantu nta nubwo bari bazi yuko The Ben burya afite n'iriya mpano azi kurapa biri kuri iriya level. Umutipe, ariko ibintu yakoreye Bruce Melody mu ndirimbo mu magambo make yarimo yashyizemo biteye agahinda. Birakwereka yuko anashatse yazakora clip iri aho ngaho iciriritse, itarimo ibintu bya danje. Sina ngombwa yuko agenda nayo ngo ashaka utuntu runaka tw'udusene ashyiramo, no. Indirimbo y'ubwayo audio irahagije. Abantu bari kumva Munyakazi ya Bruce Melody, bakumva video, bakumva na Indabo Zanjye audio ya The Ben, bagatumva ko umutipe aracyari on top mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa since I don't know, ntabwo nzi ikintu navuga ko ari abatipe. Gusa bro mukomereza aho ngo keep it up,
mukomereze aho ngaho muduhereze umuziki, kandi ibi bintu tubishaka no mu bandi bahanzi twagiye twumva bitwa ba Kivumbi King, twagiye twumva ba Ish Kevin ngo bacyocyorana n'abandi. Kuki mwabirangije gute mutukana? Ariko nubwo mwazanagamo ibintu by'ababyeyi mukazanamo ibindi bintu mukabigira intambara. Dore bifu dushaka ni nk'izi, bifu dushaka ibi bintu twari tubizi kuri Kendrick Lamar ndetse na Drake. Hari n'abandi batipe bigeze bashaka kujya babikora bo mu Rwanda, ndavuga Riderman ndetse n'umuvandimwe dukunda nawe rwose ushoboye kumanuka injyana bamwita Neg G The General. Nawe ibyo bintu yari hustler, yari gangster muri byo, yari umuhanga, ariko kubera uburyo buri behavior, uburyo buri yagiye yitwara buri discipline, bisa nkaho byagiye bimusubiza hasi. Uyu munsi ubona ko ameze nk'umuntu uri gushaka kuzamuka yongera gusubira hejuru, nubwo nyine aracyafite ibintu byinshi byo gukora, kuko imyaka yamaze ari mu bintu by'ubuyobe. Abatipe nabo baragiye baramusiga cyane. Ubu ngubu biba bigoye ko yakongera guhagarara na Riderman ngo bahangane. Si uko atabishoboye, ariko nyine biragoye kuko Riderman yaramusize mu buryo buri financial, mu buryo bwo kwiyubaka, mu buryo buri family, ahantu hose. Rero biragoye nyine, bisaba ko abanza mbere na mbere kubanza kwiyubaka, akabanza kongera akagaruka ku giti cye. Hari utuganiro njya mbona ajya akora nyine, ariko turaba ameze nk'uri ndamufana, ariko ameze nk'uri kurashya imigeri, kuko ntabwo wambwira ngo umaze imyaka igera muri ngahe uri aho ngaho. Icyo gihe bari bakaze cyane bakomeye, bari ku rwego rumwe, none undi yaramusize amaze kugera ku rwego ruri international, arazenguruka i Burayi, arajya muri Amerika, arajya muri Europe, arajya ahantu hose. Wowe ukira aho ngaho imbere y'amashyiga, wapi? Ahubwo we kora cyane Neg G, kora cyane, hanyuma ibintu bizagenda biza. Nawe nyine wongere wisubize icyubahiro cyawe wataye. Urabizi neza nyine abantu iyo bagiye muri biriya biboro, biriya bintu by'ibiyobyabwenge, noneho rero iyo leta ikugenzo ikagufata, ntabwo wambwira ko umuntu wisigare hano hanze, ntabwo wambwira yuko muzakomeza guhangana ngo bikunde. Ubu ngubu usigaye unavuga kuri channel yawe akaguceceka akakwihorera ntagusubize. Kubera iki? Nyine yarakurenze, yamaze kugera hejuru. Ko mbere wasohoraga indirimbo akakwikiriza, wavuga akakwikiriza, ariko si uko atakibikora, yarakwihoreye. Nuko nyine asigaye abona byagiye gutya. So reka mbasezere, reka nkomeze nkomeze kuba mbihoreyeho gatoya, ariko ntabwo mbasize. Ndakomeza kugenda mbakubita inkuru zikomeza kugenda zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni bimwe mu byo twahisemo kuzajya tubagezaho. Gusa wowe utari wakurikira, wewe utari wumva neza, umenye neza yuko umuhanzi Bruce Melody n'umuhanzi The Ben barikoroje ino Kigali, bayijegeje u Rwanda, barujengereje kabisa. Ahantu urakubita ahantu hose Bruce, urakubita ahantu hose The Ben, hirya hino The Ben, ku ma message The Ben. Ibintu ni danger. Ahubwo turi kwibaza kiriya gitaramo New Year Groove kuki mutakijyanye muri stade nini? Kubera yuko uzi ko stade nini mwari gushiduka nayo muyujuje bro kabisa. Ubona yuko n'abantu bafite creative, n'abantu bafite ibintu, n'abanyempano, impano zidashidikanywaho. Ibintu biri ku rundi rwego kabisa. Rero reka mbareke, turagaruka mu biganiro byacu biri imbere, turongera tugaruke. Tuba tugifite byinshi byo kubaha, tugifite byinshi byo kubagezaho. Rero reka mbe mbaretse, hasta la vista.